Iki ni ikiganiro The Big Story, muri kumwe na Alex Ndemezo. Ubushize twashoje igitabo cy'Abalewi, ariko kimwe mu bintu twashoje twibaza bijyanye no mu gitabo cyo Kuva, ubwiza bw'Imana bwamanutse ku ihema, abantu ndetse na Mose ubwe ntibabasha kwinjira muri ririya hema ry'ibonaniro. Ikibazo gikomeye rero cyari kiri muri kiriya gitabo ni ikibazo kivuga ngo ese birashoboka yuko Mose ndetse n'abandi batambyi bagenewe kwinjira mu ihema ry'ibonaniro bibakundira ko baryinjiramo? Igitabo cy'Abalewi kirangira tutarabona yuko binjiyemo, ariko kiba kirimo gusubiza ikibazo cy'Imana ifitanye n'abantu cy'icyaha. Ni gute Imana iri gukemura ikibazo cy'icyaha kugira ngo abantu bongere kuba baza mu kubaho kwayo? Igitabo cy'Abalewi rero kigerageza kuduha uburyo Imana kubw'ubuntu bwayo yashyiriyeho buriya bwoko bwa Isirayeli kugira ngo abantu babashe gusabana nayo. Mu ntangiriro z'igitabo cyo Kubara uhita noneho ubona inkuru itandukanye n'izabanje. Ahangaha Imana ivuganira na Mose bari mu ihema ry'ibonaniro, byerekana yuko ikibazo cyari mu gitabo cyo Kuva cyakemutse bigeze mu gitabo cy'Abalewi, kuko noneho Imana ishobora kuba yagendana n'abantu, Mose akajya mu kubaho kwayo n'abatambyi bakinjirayo ntibapfe. Turakomeza rero n'igitabo cyo Kubara. Mu gice cya mbere kugeza ku gice cya 4 habibarura ry'Abisirayeli, ari nayo mpamvu iki gitabo cya 4 cya Bibiliya cyiswe Kubara. Bituruka nyine kuri iryo barura ritangira igitabo cy'igitangira. Babarura ubu bwoko, bakamenya umubare wabo, hanyuma bakanapanga uko bazajya bagenda. Umuryango wa Yuda niwo ujya imbere y'indi, niwo uyoboye urugendo, indi miryango nayo rero ikagenda ijya mu mpande zitandukanye. Ihema ry'ibonaniro riba riri hagati muri bo, ubwiza bw'Imana bugendera hagati muri bo. Igice cya 5 kugeza ku gice cya 10 Imana ibaha amategeko y'ukuntu bakwiye kwitwara igihe bari mu rugendo, n'uburyo bakwiye kugendera hafi y'ihema ry'ibonaniro birinda bitwararika kugira ngo bataza kuhagwa. Kugira ngo rero Abisirayeli bashobore gutangira urugendo rwabo, igicu kirahaguruka. Cyamara guhaguruka, kuko nicyo cyabagendaga imbere kibayobora, iyo cyahagurukaga batangiraga urugendo, iyo cyahagararaga barahagararaga, iyo cyagumaga gihagaze hejuru y'ihema ry'ibonaniro ntikigende nabo ntibagendaga. Mbese kugira ngo bamenye ko ari igihe cyo kugenda, nuko cya gicu cyabashaga guhaguruka kikagenda. Mu gice cya 11 batangira kwitotoma, bagatangira kwifuza gusubira muri Egiputa, bibaza impamvu Mose yabazanye. Iki ni ikibazo bakomeje kugenda bagaragazwaho kuva batangira runo rugendo, kwifuza gusubira ahantu bavuye mu gihugu cya Egiputa. Ariko Imana kubw'ubuntu bwayo ikomeza kubagirira impuhwe ikagendana nabo. Mu gice cya 12 cy'iki gitabo tubonamo ibintu bidasanzwe. Miriyamu mushiki wa Mose na Aroni batangira kwivumbura nabo kuri Mose, bagatangira kuvuga bati ariko se ubundi niwe Imana ivugisha wenyine, twe ntiyatuvugisha? Imana irabumva ikabahana, ibahoye icyaha bakoze, ikanababwira yuko Mose ari we izajya ivugana nawe gusa akabwira abandi. Urugendo rwabo rurakomeza. Mu gice cya 13 kugeza ku gice cya 14 baba bageze mu butayu bw'Iparani. Mu butayu bw'Iparani rero niho habera ibintu bimwe bitangaje. Imana yagendanye nabo kuva muri Egiputa kugeza ahangaha Iparani. Imana babonye bambutse inyanja itukura, Imana babonye ikora ibintu bikomeye ibatsindira ibibazo byinshi bagiye bahura nabyo mu butayu. Ahangaha bigaragara ko batayizeraga, kuko Mose yohereza abatasi 12 kujya gutata igihugu barimo kujyamo. Hanyuma aba batasi, buri bwoko, buri muryango, uko ari imiryango 12, uba ufite umutasi uhagarariye. Bagerayo bakareba igihugu, bakabona ni igihugu cyiza, bakagarukana amakuru y'igihugu. Bakaza bagera mu bwoko bwa Isirayeli, 10 muri ba batasi bakavuga bati abantu twiboneye igihugu twabonye ari cyiza rwose, ni cyiza cyane.
bazana ndetse n'imbuto zo muri icyo gihugu kugira ngo bereke abantu uburyo ari igihugu cyiza bagakwiye kwishimira kubamo. Ariko bagahita bavuga inkuru itandukanye ivuga ngo twabonye Abanaki n'ubundi bwoko buri muri kiriya gihugu tubona tutabasha kubanesha. Ariko muri abo batasi 12, 10 barahakana, 2 bakibuka imirimo y'Imana bakavuga bati abangaba Imana nitwishimira tuzabarya nk'imitsima, kuko baba bibutse uburyo Imana yagendanye nabo n'ibintu Imana yagiye bakorera mu maso. Aba batasi rero 2 ni Kalebu na Yosuwa, ni nabo batasi, ni nabo bantu mu bantu bavuye muri Egiputa bari hejuru y'imyaka 20 babasha kwinjira mu gihugu Imana yabasezeranije. Aba batasi 10 bakimara kuvuga bino bintu, ubwoko bwose bwahise bujyamo umwuka mubi wo gutangira kwivumbura kuri Mose, bakavuga bati turasubira iyo twavuye, ntabwo twakomeza kugenda runo rugendo. Ariko Mose yinginga Uwiteka akamutakambira, akamwibutsa amasezerano yasezeranije Aburahamu ko azamuha kiriya gihugu kandi urubyaro rwe ruzakiragwa. Imana ikibuza kubagirira nabi, ariko bakamara imyaka 40 bazenguruka muri buriya butayu, ariko bagenda bapfa kugeza igihe mu bantu bavuye muri Egiputa ari bakuru nta n'umwe wageze muri kiriya gihugu cy'amasezerano keretse Kalebu na Yosuwa, ndetse na Mose ubwe na Aroni bagwa mu butayu. Abo bose baba bazira kutumvira Imana. Mu gice cya 16 n'icya 17 abantu baba bagikomeza kwigomeka ku Mana, hahita haza uwitwa Kora wari umwe mu batambyi n'itsinda rye bigomeka kuri Mose, ariko bakavuga bati ubundi wowe uri muntu ukwiye ushaka kutuyobora mu bwoko bwa Isirayeli, Imana ikabahana igihano giteye ubwoba cyane, aho yasamura ubutaka bukabamira. Mu gice cya 20 batangira urugendo berekeza i Mowabu. Ariko bari muri uru rugendo bataragera i Mowabu, bari mu rugendo rwerekezayo, hahita haba ikintu gitangaje. Barongera bakabura amazi yo kunywa, amatungo yabo inyota ikayica, nabo ubwabo inyota ikabica. Hanyuma bagatangira kongera kwitotombera Mose bavuga bati wadukuye iki muri Egiputa kuzana kutwicishiriza inzara n'inyota hano mu butayu? Mose yinginga Uwiteka akamubwira ati fata iyo nkoni ugende kuri kiriya gitare ukibwire kibahe amazi yo kunywa. Mose n'uburakari bwinshi ava aho ngaho akajya kubwira ubwoko bwa Isirayeli, akabubwira ngo mwabagome mwe, murashaka ko tubakurira amazi muri iki gitare? Ayo magambo yumvise urumva ko Mose noneho atangiye kwishyira mu mwanya w'Imana, ko ari ugiye gukura amazi mu gitare. Ikindi Imana yamubwira iti ugende ubwire igitare. Mose araza akagikubita kabiri, kuko atumviye Imana. Icyubahiro cy'Imana yakishyizeho nk'umuntu ugiye kubyara amazi agiye kuva mu rutare, we na Aroni, akongera agakora ibitandukanye n'iby'Imana yamubwiye kubwira igitare, we akagikubita. Imana ihita ibwira Mose iti nawe kiriya gihugu cy'isezerano ntuzakinjiramo, uzakirebesha amaso ariko ntuzakijyamo. Mose agahinda kakamwica, akinginga Imana, ariko Imana ikamubwira iti ibyo navuze nabivuze, ntacyo uzajyamo. Bakiri muri ubu butayu, muri uru rugendo rugana i Mowabu, haba ikindi kintu gitangaje. Ubu bwoko burongera bugatangira kwitotombera Imana, Imana ikaboherezamo igihano cy'inzoka z'ubumara, zikabarya zikabamerera nabi cyane, uwo ziriye agahita apfa. Hanyuma Mose yinginga Uwiteka akamubwira ati genda ucure inzoka mu muringa isa na ziriya, uyimanike ku giti, uzajya ayirebaho azajya akira. Biragaragara yuko Imana ifite ubuntu bwinshi, no mu gihe ubu bwoko burimo buzira ingaruka z'ibyaha byabo, irimo ihana icyaha bakoze, kuko ari Imana idashobora kureka icyaha n'umunyabyaha bagenda itabahanira. Ariko kubw'ubuntu bwayo, uwizera yuko yakira akareba kuri ya nzoka arakira. Ibi nabyo bifite ishusho ikomeye mu isezerano rishya, aho Yesu ubwo avuga ati uko Mose yamanitse inzoka mu butayu yirebyeho agakira, ni nako umwana w'umuntu azamanikwa ku giti umwizera agakira. Bagera i Mowabu, bamara kuhagera
hagahita haba ibindi bintu bitandukanye. Hakuzira umwami w'i Mowabu witwa Baraki. Baraki abaza amateka y'Abisirayeli, inkuru zabo arazumva zikamutera ubwoba, agahita avuga ati reka nshaka uburyo nakemura iki kibazo. Akazana umuhanuzi abavume, hanyuma nabavuma batazabasha kumunesha. Azana umugabo witwa Baramu yajya kubavuma inshuro 3 abigerageza, akajya baturaho umugisha, agatangira avuga ati navuma nte uw'Imana itavuma. Biramucanga, inshuro zose agerageje kubavuma akabaturaho umugisha. Ariko nanone uno mugabo witwa Baramu ahishurirwa umwami w'ubu bwoko uzavuka muri ubu bwoko, ariko agatwara isi yose mu mahoro, akayiyobora, akazana amahoro mu isi. Umwami uzavamo agafata inkoni y'ubutware akaguma ku butware iteka ryose. Twibuke yuko ibi ngibi uno mugabo yerekwa bifitanye isano no mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 49, aho Yakobo avuga yuko kwa Yuda inkoni y'ubutware izahaguma, itazahava mpaka igihe nyirayo azazira. Ati uwo niwe uzatwarisha isi amahoro, kandi amahanga yose azamwumvira. Baramu arongera akabisubiramo, akongera guhamya ko azava muri ubu bwoko bwa Isirayeli kandi kwa Yuda. Mu gice cya 26 igice cya 36, hano i Mowabu batangira gukora ibarura ry'ukuntu bazinjira muri kiriya gihugu. Twibuke yuko baba bamaze imyaka 40 bagenda bapfa kugeza ubwo noneho abantu bavuye muri Egiputa bambutse inyanja itukura barengeje imyaka 20 bose baba bagenda bapfa, hasigaye bake. Aha rero Mose atangira noneho kubarura abantu bavuye muri kiriya gihugu, anitegura kubibutsa iby'Imana yabwiye Mose ndetse n'ababyeyi babo bagiye bapfa, kugira ngo umunsi binjiye muri kiriya gihugu batazagerayo batazi iby'Imana yavuganye nabo. Ahangaha nano barwana intambara zigiye zitandukanye, aho hose Imana igenda izibatsindira. Mu gitabo gikurikiraho cyo gutegeka kwa 2 tuzagerageza kureba uburyo nyine Mose yongera kubasubiriramo amategeko Imana yari yabahereye mu butayu. Reka tuzahura ubutaha.